gusa Katia ntiyigeze abyishimira namba. Serigeye na se nabo baba barahageze, gusa komando we yari yamaze kubona ibiri kuba kuri Katia adashaka ko Serigeye nawe abibona, niko kumurebesha hirya. Rero Serigeye ariko yahise yiyiba acika papa we ahita ajya kureba Katia. Wa musirikare ariko we yari yamaze kugenda. Nyuma y'iminsi mike bagiye ku rundi rugamba. Serigeye agenda mu ndacyo ashyiriye amasasu Igor. Nyuma yo kuyamushyikiriza, Igor yahise asaba Serigeye gusubira kwihisha mu buvumo bwo munsi y'ubutaka. Gusa umwana we ntiyashakaga gusiga bagenzi be ku rugamba. Igor amubwira ko iryo ari ibwiriza hawe kandi ko umusirikare wese burya aba agomba kubahiriza amabwiriza hawe n'abamukuriye. Uyu mwana muto ariko we yumvaga ashaka gutanga ubufasha mu buryo bwe bwose yari ashoboye. Mu kugenda yumvise komando, akabana papa we mu mategeko avuga ibyihuza inzira ryacitse, yumva abwira bagenzi be ko bagomba kujya kurisubiza ku murongo kugira ngo bakomeze gutumanaho mu buryo bukwiye. Serigeye akimara kubyumva yahise abatanga imbere, agenda kubinda hasi ngataraswa, maze ageze kuri wa musirikare wari wakomeretse. Serigeye yamubajije uko yamufashamo, maze Serigeye akurikiza amabwiriza yari ahawe, ahuza za nsinga zari zacitse, itumanaho riragaruka. Ubundi komando yongera gutanga amabwiriza y'uko urugamba rugenda nk'uko byari bisanzweho, itumanaho ritarangirika. Iki gikorwa cy'ubutwari Serigeye yari akoze cyabashije kurokora amagana y'ubuzima bwa benshi mu basirikare bari ku rugamba, ndetse n'ibihumbi cyangwa amamiliyoni y'abantu bari barinze. Niyo mpamvu nyuma byaje no kurangira yanditswe mu bitabo by'ubutwari by'Uburusiya, kimwe n'ibindi byose yagiye akora bidasanzwe ku rugamba ku myaka y'imito cyane y'amavuko. None ubu tukaba turi kumugarukaho. Nyamuneka niba kunzi inkuru wayiha like, kora subscribe kuri no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Nyuma y'uru rugamba, Serigeye noneho yadukanye undi mugambi udasanzwe wo guhuza muganga wamwitagaho ariwe Katia ndetse na papa we mu buryo bw'amategeko ariwe komando, bitewe nuko yari yaramaze kuvumbura ko buri umwe yishimira undi. Mu kubikora, Serigeye yahise ajya kureba Katia amubwira yuko komando yarwaye bityo akeneye umwitaho. Bahita bajya kumureba aho yari ari mu cyumba cye. Katia asanga komando aryamye aho, atangira kumwitaho areba ikibazo yaba yahuye nacyo. Kumbe Serigeye we yakurikiranaga buri kimwe cyose uko cyagendaga yibereye hanze. Komando yihagararaho bya kigabo ati sindwaye. Katia amubwira uko byagenze kugira ngo aze kumenya ko arwaye. Komando ahita yumva ko ari imipangu y'umwana we Serigeye, ushobora kuba yarashakaga kongera kubona umugabo n'umugore mu ishusho nk'iy'ababyeyi be yari akumbuye cyane kuko bari baramusize kubera intambara. Katia abavuye aho ngaho, gusa komando nawe ntiyaretse ngo ayo mahirwe amucike gutyo gusa, ahubwo yaramwometse. Ni mu gihe Serigeye we yahise yurira igiti, ubundi akoresha indeba kure yitegereza ibiri kubera muri iyo kampu ya gisirikare byose. Niko kubona imbwa ahita yiruka zisanga, yanazishimiye cyane rwose. Nyuma aza no gusaba uburenganzira bwo kugendana nazo zimukurubana ku kiziga yari afite. Ikibazo cyaje kubigiza imbwa zabonaga injangwe mu nzira zigatangira kugenda ziyirukira, ari nako zikoresha umuvuduko mwinshi, kandi ahantu bari byarashobokaga cyane ko bashoboraga kugonga za mine zo mu butaka, ubundi ubuzima bwa Serigeye bukaba burangiriye aho gutyo. Bagenzi be mu kubitahura rero, wa musirikare w'inshuti ye witwa Lezo yarihuse cyane kuri moto, atangira zambwa zirahagarara, abakijije ubuzima bwa Serigeye atyo. Mu ishyamba, komando yakomeje gukurikira Katia ashaka kugira icyo amubwira kiri ku mutima, maze agerageza no gushyira Serigeye muri iyo nkuru yabo. Nuko abaza Katia niba yakishimira kuba nyina wa Serigeye. Katia ataranasubiza, ariko muri ako kanya hahise haza umusirikare uzanye ibaruwa yihutirwa ikubiyemo amabwiriza avuye kwa komando mukuru. Ku munsi wakurikiyeho abasirikare biteguye kuva aho ngaho. Nyuma y'amasaha make barekera kuruhukira mu mazu y'abaturage. Bakimara kurya ngo bikubure bagende, nibwo babonye bombe yari yatewe n'Abadage kuri iyo nzu. Gusa kubw'amahirwe ntiyaturika nubwo yakoze ku gisenge cy'iyo nzu barimo, ariko ntiyaturika nyine, maze mbere yuko bagenda barabanza bayikuraho kugira ngo itaza kuba yateza ibindi byago, ubundi bakomeza urugendo rwabo. Ubwo bari mu nzira, imodoka barimo zaguye muri mine zo mu butaka maze ziraturika. Serigeye ararokoka, ariko inshuti ye Lezo ihasiga ubuzima.
ubwo bashoboraga kugira aho bajyaga. Serigeye nk'inkwakuzi kandi akaba n'umusirikare muto ariko wari ufite ishema ridasanzwe n'ubwira, yihutiye kubaza ise komando igikorwa gikurikiraho. Komando amusaba kugenzura impuzankano z'abasirikare bose. Serigeye yifashisha undi musirikare mu gukora iki gikorwa. Barangije igenzura, Serigeye asaba uwo musirikare kwandika amazina y'abasirikare bose impuzankano zabo zari zangiritse. Birangiye, Serigeye atwara raporo kwa komando nk'umuntu mukuru cyane rwose n'icyizere cyinshi. Muri iryo joro, komando na Serigeye bagiye mu ishyamba baganira ku midari n'amashimwe byari bigiye gutangwa mu gisirikare. Guard insignia ni ikirango cyangwa ipeti ryahabwaga umuntu wemeye kuba yanahara amagara ye ngo arengere igihugu. Serigeye nawe yaragiye guhabwa iri peti ry'icyubahiro. Ubwo bari kwizihiza ipeti rya mbere ry'icyubahiro kuri Serigeye, barashweho bombe maze komando aburira mu ivumbi n'itaka byatewe nayo. Serigeye agerageza kumurwanaho ariko ntiyashobora kumukura muri iryo vumbi n'itaka, niko kwifashisha bagenzi be bakura sebuja mu rupfu. Nubwo komando yari yakomeretse cyane, gusa yaje kugenda yoroherwa uko iminsi yagendaga ishira, ari nakanitabwaho n'abaganga ku buryo nyuma yakomeje ibikorwa bisanzwe bye bya gisirikare. Mu mwaka wakurikiyeho 1943, byari mu ntambara ya kabiri y'isi yose nyine, Serigeye yabaye umusirikare muto w'intambara ya kabiri y'isi yose, aza no kwakira umudari w'icyubahiro nk'umunyabigwi mu gisirikare no ku gihugu cy'Uburusiya, cyane ko n'Abarusiya byaje kurangira batsinze abanazi b'Abadage ba Hitler mu 1945. Ese ubundi Serigeye twahereye kare tuvuga ni muntu ki? Yaba yarabayeho koko? Niba yarabayeho se nyuma y'intambara byaje kumugendekera bite? Nibyo, Serigeye Areshkov yabayeho. Serigeye yavuze ku wa 15 Gashyantare mu 1936, avukira mu Burusiya. Ababyeyi be bishwe mu 1941 ubwo Abadage bateraga Uburusiya, maze umwana muto wari ufite imyaka 6 gusa y'amavuko icyo gihe yisanga mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zo mu mutwe wa Red Army mu buryo nawe atari yarateganyije namba. Birangira nabikunze cyane, bamugira umusirikare akazajya ajya no ku rugamba. Yewe biranamuhira kuko intambara yaje kurangira Serigeye akiriho. Muri miliyoni zibarirwa mu binyacumi z'Abarusiya zaguye ku rugamba muri iyi ntambara. Nyuma y'intambara, Serigeye ntiyasubiye mu gisirikare kubera ibikomere yari yaratewe nayo, ahubwo yagiye kwiga kuba umunyamategeko akaba n'umujyanama muri byo. Serigeye yaje kwitaba Imana mu 1990 ku myaka 54 y'amavuko azize indwara z'umutima. Inkuru ye yakinwemo filime mbarankuru mu 2019 yitwa Soldier Boy, ari nayo twabashyiriye mu ncamake. Iyi nkuru kandi wayisanga ku rubuga worldhistoryonline.com, Wikipedia, Britannica, www.gravestone.com, Russian Beyond n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigenda bigaruka kuri iyi nkuru idasanzwe ya Areshkov Serigeye. Icyo gihe Uburusiya bwo bwitwaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kubera ubutwari Serigeye yagaragaje, uretse no mu Burusiya, Serigeye atanga n'urugero rwiza kuri buri muntu wese wumva ko ibyo byarangiye bitewe n'ibyamubayeho, ahubwo kwizera no gukora ibyo ushinzwe neza nibyo bizakugeza kure hashoboka wifuza. Twibuke Serigeye yatakaje ababyeyi be bombi akiri muto cyane rwose, ariko ntibyamubujije gukomeza inzozi ze za gisirikare, cyane ko yakundaga kurasa ndetse nyuma akaza no kubona umuryango kandi nawo akawishimira. Ntiyigeze yicuza cyangwa ngo yumve yuko agomba guhunga intambara bitewe n'ibyamubayeho, kandi nabyo bikaba byaraturutse ku ntambara. Nawe rero wamufatiraho urugero, ukishakamo imbaraga, ukigirira icyizere, nturambirwe, uzagera kure hashoboka. Ntitukubwiye kujya mu ntambara nka Serigeye kuko nawe ari ibyamugwiririye, kandi kuri ubu gukoresha abana mu ntambara bihanwa n'amategeko mpuzamahanga kuko ubu bibarwa nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Niba ubona hari icyo wigiye muri iki kiganiro, wakanda like kuri iyi video. Niba uri mushya kandi nawe ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukore no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube.